Hello guys, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Muri video tugiye kwereka ibintu bibiri cyangwa se bitatu bikwereka ko telefone iri muri make make. Muri iyi minsi hari ibintu byo kugurisha amatelefone, ariko wamara kuyigura nyine kugura amatelefone ya okaziyo, wamara kuyigura ugasanga ya telefone yagiye muri make make, nyuma y'ukwezi bagahita bayifunga, telefone waguze ikaba igupfiriye ubusa. Niyo mpamvu rero muri video tugiye kwereka ubwo buryo watesitingamo iyo telefone ya okaziyo ugiye kugura n'umuntu, cyangwa se ugiye kugura ku isoko. Kuko usanga bitwa ngo ni abakomisiyoneri bacuruza ayo matelefone, ariko ugasanga nyirayo yarayifashe ayishyuye amezi 2, 3, then nawe akayikugurisha mu gihe kwa kwezi kutari kwarangira, wowe ukabona ko ari telefone nzima iri gukora neza, noneho nyuma ya kwa kwezi bagahita bagirute bayifunga. Tugiye rero uburyo wayitesitinga ukayicekinga neza, ukamenya nimba ari make make cyangwa se nimba ari telefone nzima. None turakwereka niba yarakuwemo iyo make make, kuko ngo hari abazikuramo, simbizi uburyo bazikuramo, ariko tukakwereka uburyo wareba ko yakuwemo cyangwa se itakuwemo. So nimba uri mushya kuri iki channel, kora subscribe kandi no kunzogera, ndetse wibuke no gusharinga ku nshuti zawe kugira ngo zitazahura n'iki kibazo cyo kugura telefone bagasanga iri muri make make. Tudatinze reka nze tutangire. Niba umaze gufata telefone, icyambere ugomba gukora, ugomba kujya muri setting ya telefone. Muri telefone nyine ugiye kugura, kugira ngo i-checking urebe ko atari make make. Then uze hehe, uraza hano muri search. Okay, uraza hehe hano muri search, then wandikemo, uzandikamo admin. Admin uku nguku niko uzandikamo muri iyo telefone yawe ugiye kugura. Okay, then usearching. Ubwo ndakubwira ko ari search yiki, ni search ya telefone ugiye kugura, nyine ukajya muri setting. Okay, none wamara kugera muri search, wamaze kwandikamo ira admin, uhita hehe hano handitse device admin app. Okay, ukareba ko hari ama app telefone utazasangamo iyi app yitwa Finder Humble, ariyo yonyine irimo. Hakaba harimo izindi app zifunze, no uburyo wayikirikaho ndifunguke. Kwego urabona iyi dufitemo ya Crook Catcher, impamvu ifunguye, iyi ni application idufasha kurinda umutekano wa telefone yacu. Mu gihe ukuyemo password utayizi, ukibesha gatoya ihita igufotora ifoto. Ushaka kumenya byinshi nayo kuri application, wajya muri video twakoze, iyi app nayo twayikoreyeho video, ukareba uburyo washyira muri telefone yawe ukarinda umutekano wayo. Noneho mu gihe usanzemo indi application, wenda urugero ngiyi yitwa Crook Catcher, ukayifunga gutya. Urabona ko hano dushatse kwayigira deactivity, tukayikuramo. Ariko mu gihe uzabonamo iyindi application utari kumenya ibyayo, ukayifunga, ukabona iranze, wenda tuvuge ngiyi, urabona iyi Finder Humble irafunze, nituyifungura gutya tukayigira activity igafunguka, tukongera tukayagutya tukayifunga, urabona ko yo yemera. Iyo application yindi rero ntabwo uzayikuramo. Okay, none icyo uzakora cya kabiri, ukimara kuyibona iyo application, uzajya muri ya application yawe, wenda urugero reka n'uri dufate iriya irakaca kwabonyemo hariya, uzayikandaho gutya, umere nkaho ugiye gukora uninstall. Okay, gutya urabona ko hano bari kutubwira kuyikuramo. None iyo application izayifunga iyo telefone ya make make, iyo nujya kuyikuramo ntabwo izemera kuvamo, izaguma irimo. Icyo ni cyo kintu cya mbere cy'ingenzi kikureka ko iyo telefone itizewe, ku buryo wabasha kuyigura iri muri make make. None ikindi cya kabiri uzakora, none uzajya muri setting. Guys, gutestinga telefone ntabwo ari ngombwa ngo ubanze wajya ngo ngirafotora, ngifite umuriro, ngigirite hoya. Banza wizere umutekano wayo.
So nimba tugiranye kuri uyu munota, nyabuneka kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ubu uzabashe kwirinda ibibazo, kuko abenshi mugura amatelefone y'amawukazi yo kujya kwifunukura telefone ya n'iry'itanu 200, akenshi usanga biri kugutonda. Niyo mpamvu tugura iki telefone z'amawukazi. Cyakwe nanone uzasubira muri setting, okay, usubiremo, uzaza hehe, uzaza aho uca ugiye kurute kuyiforomata, okay, uzajya noneho muri format factory ya telefone, aho uca nyine ugiye kuyiforomata yose. Hari abaca muri system, hari abaca muri about, ubwo biterwa na telefone ufite ugiye kurute kuforomata. Uze hano muri restart, then ugirute uze, urabona hano hari format factory, iyi factory data restart, okay, uyikandeho. Then hano uyugeza hano ubuzi yuko telefone yawe ugiye kurute kuyiforomata. Noneho kuri telefone iri muri make uzagera hariya usange iyi factory data restart irafunze. Uzasanga ari umukara nyine utabonerana neza, bigaragara ko ifunze. Nyaboneka ntugeraho ahantu ugasanga irafunze, uwo muntu rwose nyiriyo telefone uzamubwire ati apana, ntabwo bikunda kubira telefone yawe, kuko iyo telefone izaba iri mu ideni n'ubundi, ntabwo izaba yemerewe kuba wayikoresha ukwezi kurenga, kuko bahita bayifunga. Okay, so guys, nizere ko noneho umaze kumenya uburyo wagirute watestinga telefone yo iri muri make. Ikindi nanone nakubwira, hagiye usanga wenda barayikuyemo nkuko bavuga ngo bayikuramo. Nimba ushaka kumenya ko bayikuyemo, nanone uzagirute, uzafata telefone ya iyo telefone uyizimye. Numara kuyizimya ugirute wongere uyatse. Numara kuyatsa hazazamo ibigambo by'umutuku cyangwa se umuhondo, mbere yuko izanamo mark yayo. Ira mark wenda ni Samsung, wenda se ni Infinix cyangwa se Tecno, hazazamo ibindi bigambo bidasobanutse bakubwire ko iyo telefone system yayo nitari gukora neza, bitewe nuko nyine bazaba barakuyemo system yawe yakoranywe nayo, barasemo indi yabo. Icyo kizakwereka iyo telefone nayo tizewe 100%. So guys, nizere ko wamaze kumenya telefone ufite none. Ushaka nanone ushaka ko warayiguze ariko utazi ngo byari bimeze bite, ushatse wayitestinga mbere yuko wenda uko kwezi wahawe wayiguze muri kwarangisha bakora inshyashya ufite, ariko utari wayemerana igihe cy'ukwezi. Niko kanya kugira ngo rero uyitestinge urebe ibyayo, then wicare uzi ko ufite telefone bazafunga cyangwa se batazayifunga. So guys, nyaka tuze kubona muri video ziza gukurikira, ariko ngibutse ko nimba tugiranye kuri umunota, nyaboneka ukande subscribe kuko iri ni isomo ry'ingenzi. Ciao reka tuze kubona muri video ziza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.